bidashoboye nagira ngo mubwire ko byose birashoboka iyo wumvise kakajwi kakubwira gati irekure halo ntarimwe ya baba inka zarembye pedo hari abakeka ko kuba bari kure business zihagarara isigaye ihebeba irahebeba urifuza kuruhuka uguwe neza hamwe n'abawe ha ngo bagutera isoni ahubwo gahunda zawe ufite uyu munsi ni izihe irekure na bando zose za MTN kuri 4G kanda subscribe duhurire online nk'uko u Rwanda rukwiye ibyiza nawe ukwiye ibyiza mu rugo rwawe gira TV iwawe wishyura make make uhereye ku 11,500 ku kwezi gusa ku bindi bisobanuro wahamagara 079 15 91 441 na 0788 67 64 58 cyangwa ugasura urubuga wa eshatu akadomo ahupapay akadomo rwa ukaba wanadusura ku biro byacu biri muri Centenary House igorofa rya kabiri. Ibyo koko rwose buryo bwiza bw'umugore ni imisatsi. Icyo nicyo bita kwiyitaho rero sasa. Ngiyo rero Oxygen Salon igisobanuro cy'ubwiza. Nitwe tuza kwisonga mu gusokoza modeli zose. Dukora derede z'ubwoko bwose, kudefiriza, gushyira vitamine mu musatsi ndetse n'ibindi bigufasha gusigasira umusatsi wawe. Ukabungabunga ubwiza bwawe. Kubijyanye na manikire na pedikire turayoboye. Dukora make-up z'ubwoko bwose kandi ku buryo bwa gihanga butamenyerewe mu Rwanda. Dusange mu nyubako ya Downtown muri etage ya kabiri ku muryango wa F2 nimero 36. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Oxygen Salon igisobanuro cy'ubwiza. Ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza. Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm, le paradis du matelas. Rwanda Farm, matera nyarwanda. Tuguhaye ikaze muri Silverwood Furniture Limited aho twihariye ibanga mu kubageza ibikoresho bigezweho bituma urugo rwawe rurushaho gusobanuka. Niba ukeneye intebe nziza zisobanutse zo muri salo ku ibaraza cyangwa ukaba wifuza utubati tugezweho twatuma salo yawe iba VIP abiwawe n'abagusura bakarushaho gususuruka, igisubizo ni muri Silverwood Furniture Limited. Tunagufitiye za cuisinière, imashini zimesa n'ibindi bikoresho bigezweho wakenera mu buzima bwa buri munsi. Muri Silverwood Furniture Limited tunagufitiye ibitanda byiza bikoranywe ikoranabuhanga rigufasha kuruhuka neza. Niba ubikeneye iwawe cyangwa se muri hoteli yawe tugane cyangwa duhamagare tukugeze ibikoresho byiza bisirimutse byose bituruka ku mugabane w'Uburayi. Ni karibu ku maduka yacu wasanga ku Muhima ndetse no ku Kicukiro ku muhanda ugana Sonatube. Ese wari uzi ko nawe watsinda igitego cy'umunsi wegukana akayabo kabarirwa mu mamiliyoni? Kuri tike yawe ku mafaranga 300 gusa ukanda akanyenyeri 240 urwego cyangwa usure wa eshatu akadomo inzozi loto akadomo rawa wanasura umu agent wa Inzozi Loto ukwegereye. Inzozi Loto, tsinda dutsinde. Kiganiro The Warm Up cyo kuri uyu wa gatanu n'abafatanyabikorwa bacu, ariko mujye mubagana mumenye aho bakorera. Muri Nolan Shop bakora mu mujyi wa Kigali mu isoko rya Nyarugenge muri etage ya 4. Ubwo rero mubagane babambike ariko banabakore decoration ibintu bigende neza cyane guys. Abantu mube smart kandi badekorera ntago bahenda rwose ibiciro. Uragenda mu kanegosiya n'umukobwa urimo witwa Karine akakwakira
hakaguha ku mazi ugasomaho ubundi ibiganiro bikagenda neza cyane. So n'abandi ariko mumenye ko mukwiye no kurara kuri matora ya Dodoma kuko utayiryamyeho cyangwa se utayirayeho ni hahandi ubyuka ibikanu bimeze nkaho atari ibyawe. Waramutse Kigeli ndabeshya cyane Sadi uravuga ukuri kuko kuryama neza ni ishingiro ryo gutangira cyangwa se ryo kugira umunsi mwiza. Ubwo rero iyo uryamye nabi n'ubundi ubyuka utamaze ibitotsi ukamenya neza mu by'ukuri ibintu bikaba bimeze nabi bikaba bimeze nabi. Reka rero tuhite tunanzika muri iki kiganiro cyacu kuko dufite byinshi twaganire byinshi na Umutoni Salama. Wabonye ukuntu yirekura wabonye ukuntu yirekura uriya mubyeyi. So reka twe tuhite twanzika n'ikiganiro cyacu tugihere mu dutransferi dukeya twarangiye i Burayi. Reka tugihere muri Aziya. Jordan Anderson Aziya ni wari isoko rinini. Aziya ni Jordan Anderson yasanze mugenzi we asanze muri Genda Liverpool miliyoni 12 nizo zimutanzweho. Ibyo twarisobanuye cyane ku munsi w'ejo cyari gisige kwa kumwerekana rero akajya gutangira akazi muri ya Itifak bakaba ko basunika byibuze banarya n'iryo faranga. Ejo nibwo nahoze mbona Odion Igaro numwe mu bantu bagiye hariya mbere imiryango ikimeze nk'aho igifunze abantu bavuga ubwasi butaraba bwinshi cyane bavuga ati ntitubabeshyerega ntago twajanga ngo turengere kariyeri tuvuga tuje gusova kariyeri ngo tuzagaruke i Burayi twajanga tuje kurya amafaranga. Niyo mpamvu rero mutazatangazwa no kubona abakinyi benshi bahaza. Yabaye senior ya Jordan Igaro ni umusenior akina muri Vitali Saidi ya Saidi ni maestro cyane ararenze. Ni umwe mu bantu rero bati kuzanga muri yaba Qatar yaba Saudi Arabia ahari nibababeshe babaje muri gahunda zo kureba udufaranga twimerekeza muri kariyeri. Basoza rero Jordan Anderson rero yerekanwe endo nawe yerekanwe rwose wa Al Itifak itozwa na Steven Gerrard. Imyaka 2 se si baje niyo iraza kumwerekeza wa mugani ubwatsi ari bubone buraza kugira icyo bwongera kuri konte ye. Undi musore ibyo byarangiye agatransfer ke karage ni Samuel Chukwueze muri Milan. Umusore nawe yerekeje muri equipe ya AC Milan yamaze no kwerekanwa n'umukinnyi mushya. W'ikipe ya AC Milan. AC Milan ibonye umukinnyi mwiza cyane, umusore ufite vitesse, ufite technique, ufite imbaraga, umenyeye no competition yo kuri rwego kuko n'umukinnyi uvuye muri Villarreal yakinaga Champions League cyangwa se Europa kuko ndumva ari no muri squad yatwaye Man U igikombe. Yes, yararimo Samuel Chukwueze bagitwara Ole, yaramazemo nk'imyaka nk'itatu, yararimo kabisa rwose Samuel Chukwueze. Akaba rero yajoininze Mirase, equipe nayo ifite identité nshya yo gukinisha abakinnyi bakiri bato wenda mu myaka munsi 24 bakabazamura bagifite icyo bita reselling value iri ku rwego rwo hejuru. Ya reselling value umuntu avuga reselling value yumve ngo tuguze umukinnyi miliyoni 25-30, ariko turamubonamo ko mu myaka 2 azaba ageze ku gaciro ka miliyoni 50-60 tukatweta natwe kongera tukamugurisha kandi no kuri green pitch aduhaye umusaruro. Bien sûr, urumva rero aba bakinnyi nibo Mirase yimirigurira kuruta kuba ngo tugiye kuzana abakinnyi b'abasaza bajiru bimeze nko barimo baragenda basoza bava mu mupira babyina bavamo bazakaguha imyaka 2 bakagenda ari free agent, baborigi bazakaguha imyaka 2 bakagenda ari free agent, baziratani nibyo kubazana ni birongeye experience. Ariko tuzanye n'abasore bakiri batoya ni uri buze kubona Samuel Chukwueze yinjiramo, nuze kubona abakinnyi nk'ubutonari yarasohotse yarasohotse none se Tonari uziko yaramaze imyaka 2-3 yinjiyemo bamukuye muri Fiorentina. Yari agasura ubona ko imyaka 20 kari aho ngaho kaza umupira k'agataliyani, ariko ejo ni Newcastle yaje bakubise ubwatsi miliyoni 70 baramuguze muri 10 na zingayo 20. Urumva icyo kintu ni inyungu, ni business barimo baramininga. Bafite Real uryamye hariya Brahim Diaz, uwo Real uvuze ni zahabu babitse, yego ni zahabu babitse. Brahim Diaz asubiye muri Real bamutanze amafaranga nubwo atari menshi ko nyine babikuye mu masezerano batwenda tumubagurisha miliyoni 8, natwe nituza kumugwa tuzatanga miliyoni 20.
tuzabungura muri ubwo buryo ariko ni inyungu nayo ibibonetsemo ku rundi ruhande abakinnyi benshi rero Mirasi iragenda igura kuri iyo myaka ubona ko ni abana bakiri bato mu myaka ariko bafite icyo kintu cya reselling value bashobora kugira icyo basiga mu gihe bakongera kugurisha kandi kinini Chukwueze rero nayo yagezeyo ahandi bakoze agatransferi k'umusore ukiri muto w'umunyanigeriya ni muri Fulham Kevin Bassey umusore wakinaga muri Ajax ni umusore nabonye ukina muri central back ariko ushobora no gukina kuri right back kuvuga ngo ni umusore w'umupolivara Fulham nawe yamwinjije yavuye muri Ajax umuntu wese uvuye muri Ajax yo wemeje imyaka 23 imyaka mikeya cyane formation arayifite urumva deja za steps zikenerwa mu mupira w'amaguru yaziciyemo kandi abanyanigeriya mu by'ukuri baba baragiye baca muri izo etape zose za under ages zose ibyo byiciro byo hasi barabikinnyemo so ngoro nawe yamaze kwerekeza muri equipe ya Fulham mu gihugu cy'Ubwongereza ubwo biratabiga n'ahandi wavugaga kuri izi nubwo uri kuvuga Milas ariko aya makipe yamaze kwisobanukirwa yamaze kureba aravuga ati reka aka kanya twigurire uwo mukinnyi w'imyaka mikeya asinye iyo myaka 4-5 ejo nyuma y'iyo myaka azaba ageze niba twamutanze wenda miliyoni 30 nkuko bivuga azaba ari muri 80 yego ariko kabakabaho kandi azaba ari muri 80 yaranaduhaye umusaruro mu kibuga urumva deja niyo politike cyangwa se niyo polisi amakipe ya adopse kandi uranabumva mu by'ukuri indi transfer nini noneho yongeye kuvugwa muri Asia ni ya Sadio Mane uyu mugabo noneho bishobora kuza kurangira yerekeje muri Al Nassr niho bishya bishyira match ya Bayern Munich na Man City yarayikinnye yagiye mu minota ya nyuma ariko amakuru akavuga ko ari muri rwa rwego kuba nyine umukinnyi professionnel wo kubahiriza amasezerano kugira ngo birangire kugira ngo atazagira icyo kipe umushinja yarigaragambije n'ibindi kuko n'umukinnyi cyangwa bikanamukurikirana bikajyana ahagiye kubavuga ngo ntabwo uri professional igihari icyo nuko aho nubundi Bayern Munich iri niho nubundi na Al Nassr yari mirakorera precision baraganiriye bajyanye ibiganiro miliyoni 32 nizo zishobora kuza kumutangaho miliyoni 32 yari agifite imyaka 2 ya Bayern Munich kandi n'umukinnyi watanga byinshi yaba kuri top level kuri ku mugabane w'Uburayi n'ariya muri Aziya twabonye ko abantu benshi bameze nkaho bari kujya Saudi Arabia ni champion ubona ko yakora ibintu byinshi Sadio Mane rero ko gusohoka kwe muri Bayern twabibonye kera habwo arasigaye kumenya ngo arajya hehe ibyari Nassr byatangiye muri kino cyumweru nibwo byavuzwe cyane inabishyiramo imbaraga igaragaza ko serious muri yego we na Talisca n'umuntu bita Cristiano bakajya gukora ubutatu butagatifu muri iriya atake ya Al Nassr ubwo bafite ba Teresi bafite ba uno mu Croate wavuye muri Inter de Milan Marcelo Brozovic bose bari muri no equipe kuza gufatanya rero ufite Al Dawsiri umunya Saudi Arabia ukina kuri nimero 10 uzajya akina mu migongo nicyerekana ko maestro team captain bien sûr muri batatu b'imbere urumva nyine ni transfer nziza kuri Al Nassr ni na shwa nziza cyane kuri Sadio Mane kuko nk'umuntu ugiye muri Al Nassr agakina rwa Cristiano honestly ntabwo twavuga ko abashize tuvurebye nyine ukuntu bitandukanye n'undi wenda bajya mu yandi ma equipe ari munsi yaho ngaho ariko uri gukina rwa Cristiano uri gukina muri Al Hilal na Al Nassr nubwo yes ni igihugu cya Saudi Arabia ariko ntabwo twavuga ko ubushize uba wakongera ukagaruka i Burayi Mane rero ibyo bimeze nkaho birimo birarangira ino weekend ishobora gusiga yambaye nawo umuhondo ni ikibazo cy'igihe gusa Harry Kane byitezwe ko uyu munsi ahura na Daniel Levy bakanegotiatinga ibintu bibiri urextending amasezerano cyangwa urasohoka uracyahagaze ku cyemezo cyawe cyo gusohoka cyangwa urextendinga amasezerano hari inkuru nabonye ivuga ko yamaze no kwihitiramo gukina Manchester United we Harry Kane ntabyo kuvuga ngo Bayern ngo mwimitiramo ngo mashaka kungurisha hehe ubwe ngo yamaze kubwira Levy amwe ati niba ushaka kungurisha niyo ndi bugende mwimitiramo mwege niba igiciro miliyoni 100 ikipe yiteguye kuzitanga ni muyakira amafaranga mu ndeke ngende bibaye byiza ikaba Manchester United na amahoro ngiye mu Budage na amahoro ariko Manchester United ngo niyo yamaze guhitamo Harry Kane bika rero bivugwa ko n'ubundi cyangwa se byitezwe ko n'ubundi nawe ari buze gusohoka
binajyanye n'uko intego ze n'ubundi muri Tottenham ntabwo ari kugenda zijyayo za zindi nini tujya tuvuga z'ibikombe birebire. Ubwo icyo uvuze kirahita cyunganirana n'icyo wigeze kuvuga n'ubundi abakinnyi b'abongereza ntibakunda gusohoka iwabo, aremera apfunda imitwe ajya muri ziriya ari amaklebe manini mu by'ukuri, ajya muri ayo maklebe yo hagati ariko ntasohoke iwabo. So ubwo rero Harry Kane nawe kuri uyu munsi nibwo ibyo biri burare bimenyekanye icyavuye hagati ye na Dani Levy, kuko uyu munsi nibwo agomba kwicara ku meza bakaganira ku bijyanye aho agomba kuzerekeza. Undi mugabo uri kuvugwa muri Al Nassr, ubwo ni muri Aziya, ni Victor Osimhen. Al Nassr yongeye ije kwipima, yipimye se ko batabona amafaranga bishyuye Napoli ni nka miliyoni 250 bipimye yazishyura, ariko n'izikipe muri Saudi Arabia zifite release clause ni miliyoni 150 ku ikipe ya Mukura muri Napoli this summer. Ubwo nyine cyetsajemo negotiations man yari yagezeyo ibonye ubwatsi bayiciye iraberereka, iravuga nta mugongo ariko nta mugongo, kandi Ten Hag ni umuntu umenyereye gukinisha abataka nk'aba ngaba. Yari afite ba umunyanigeriya w'ibisatsi bita Basse muri atake, afite Ivoirien uri muri Dortmund, Haller, Sebastian Haller muri atake, kandi n'abasore n'undi Jare za Osimhen. Urumva rero gukomangayo ntabwo byaba bimeze nk'aho ari bishya, ariko yageze igiciro kiramugonga, umugongo uranga. Abanya-Saudi Arabia nibo bonyine bafite ubushobozi bwo kwishyura abakinnyi nk'aba ngaba. Aramutse agiyeyo wahita utinya isuka ati Saudi Arabia abantu bahita batinya muyibarire no muri shampiyona 5 zikomeye, kuko iyo Ubufaransa ntabwo yaba ikivuga Paris Saint-Germain gusa, shampiyona Paris Saint-Germain gusa, shampiyona PSG Marseille gakomanga rimwe na rimwe zaratsinzwe zarasunnye. So ubwo uyu mugabo nawe ari kuvuga muri Al Nassr, ariko ntabwo yajyayo Sadio Mane yagezeyo. Nyine logiquement turetse wenda kuvuga ngo ibitangazamakuru biravuga entre les deux nta simpamya ko bagirayo rimwe, ntabwo bagiyeyo rimwe. Sadio Mane niba agiye ubwo uyu nguyu nta hantu yaba akigiye, cyangwa se bahisemo gushyira imbaraga kuri uyu, ubwo Mane nawe ntabwo yaba akigiye. Ariko birasa nkaho ibya Mane byari bimeze nkaho biri kurangira, biravanse kurenza iby'uyu nguyu, cyane ko atanahenze. Ni mwiza kandi nahenze uyu nguyu. Yes, Mane ni mwiza kandi nahenze, iyo niyo avantage. Kandi na club ye iri will yo kuba yo kumurekura. Mu yandi makuru rero tuvuye mu dutransfer gatoya, David Silva wabonye ko yahagaritse gukina umupira w'amaguru. El Mago yamanitse inkweto nyuma y'imyaka 2 asezeye muri Man City, ari muri Real Sociedad iwabo. Imvune yagize sezishize ituma atanasoza neza, bivuga ko iyo mvune yo rero yaje kuba ariyo ibintandaro, nubwo nawe yari afite gahunda yo gusezera hagati ya 23 na 24, ariko imvune yagize umwaka ushize w'imikino yamupushingiye gusohoka mu buryo umuntu yavuga ko ari na kare, kuko yari agifite nk'igihe cyo kujya muri za Amerika akarya amafaranga gukina indi myaka nk'itatu akazasezera ku myaka 40 kuko afite 37. Yes, ariko abespanyolo cyane cyane umuntu wese waciye muri Premier League ntabwo turamubona asezera munsi y'imyaka 40. Abantu bose waciye ayirenza, ntabwo yarenze imyaka 36 agikina umupira, cyetse nk'aba Cristiano bagikomeza umutsi n'abandi. Niyo mpamvu wavuze ngo aba-Espanyol, Cristiano si umu-Espanyol nyine afite icyo kintu cyo kuba we ari umukinnyi uri extra nyine uri hejuru. Nawe nubwo yabanje muri Premier League, ariko igihe kinini yagikinnye muri Espagne, ntabwo yagikinnye muri Premier League. Ariko uyu nguyu 2011 ndu 2010 avuye mu cyumundi 2010 kugeza 2021 niho 2021 asezera ko babakoreye 2020 babakoreye nuze stati we na company ni 2020 ndumva ari 2020 ni ryari Cristiano yavuye yakoze transfer ava muri Juve aza muri Mani ni 2021 iyo sama ya 21 nibwo yavuyemo, nibwo aba rero bari basezeye, yaba company yaba n'uyungu David Silva ko bari basohokeyemo icyarimwe. Rero icyo gihe agenda byavugaga ko niyo mukinnyi wari umaze gukina imikino myinshi
muri Man City icyo gihe ko kuva 2010 kugeza na 2021 yamaze gukina imikino hafi 350 ya Premier League kuko niwe mw'Espanyol wa kane umaze gukina imikino myinshi muri Premier nyuma ya David De Gea nyuma ya David De Gea, Quintana akaza ni bane we n'uwa kane kuri nimero ya kane ndumva ko ndumva ari muri abo Espanyol barimo maze igihe kinini bamaze gukina imikino myinshi muri Premier. Umugabo witwa Pepe Guardiola Ivona atujyane kuri iyi message yamugeneye ubutumwa bice kuri BT Sports kuri message ya Pepe Guardiola kuri David Silva Ivona bari hatujyana yatanze message igaragaza ko yahuye n'umukinnyi udasanzwe mu by'ukuri ni David De Gea, Fabregas n'umuntu utazi Piliqueta nawe wa kane urabona message ya y'uyu mugabo kuri David Silva ati ntago ndabona umukinnyi muri small spaces nyine muri ka kantu gatoya aho gukinira mu tuntu duto mu mazone matoya ntago ndabona umukinnyi nk'uyu kandi koko nibyo yagucengeraga muri santimetero uzi ko David Silva ari mu bakinnyi batwaye Euro 2010 yararimo batwaranye Euro 2012 plutôt n'ikipe y'u Espagne na ba Joan Mata na ba Cazorla iyo Espagne urayibuka yaba Torres niyo ari kuri attack icyo gihe yari atarashiramo namba nini mgongo yari atarashiramo uyu nawe yari ari muri ya equipe yatwaye igikombe cya Euro 2012 igikombe cy'isi na 10 yari atarakwandiraho yari akiri muto cyane ariko igikombe cya Euro na 12 numwe mu bakinnyi b'abayetranje babiri batatu b'abayetranje bakinaga inyuma ya Espagne bari mu ikipe y'igihugu yasezeye rero yari afite imoso ikomeye cyane ku myaka 37 yavuye muri City afite 35 ni naho bavuga ko ari n'umulegend kuruta za Sociedad n'ubundi yari yaraje avuyemo aza muri City yari yaraje avuyemo agiye muri retirement. David Silva El Mago yakinnye imikino magana muri kariyeri ye yose imikino 869 koramo ibitego 56 si bike ku mukinnyi wakinaga muri iyo mediane ameze nk'una pushing imbere no ku bantu yahasanze mu ikipe y'igihugu ba Xavi ba Iniesta bari barafatishije si bike atanga assist 226 atwara ibikombe 20 mvune rero n'ubundi iyo bita anko icyo bita anko ni nakagomba mbari niko gatumye rero asezera ku mupira w'amaguru. All the best kuri future yego. Karim Benzema ejo arakarushanwa bari gukina gahuza amakipe akomoka muri biriya bihugu bya Pays Maghreb cyangwa se biriya bihugu by'Abarabu n'ibihugu byo muri Aziya ariko n'ubundi by'Abarabu Arab World Cup. Ubwo rero ejo batsinze Esperance de Tunis ibitego 2-1. Esperance de Tunis yes iyi kipe yabo ya Al Ittihad yatsinze Esperance de Tunis yo muri Tunisia. So Karim Benzema atsinze n'igitego anatanga assist muri uwo mukino. Noneho Ivona twita dushiftinga tujye ku yindi message. Aba basore bahise bajya kuri IG yabo bagaragaza ko nyine aho yavuye muri Espagne ari maestro naho yagiye aracyari maestro. Akomerejeyo n'ubundi kwa maestro. Aho nakunze message ya Vini y'abafana ba David Alba ndetse na Chouameni. Nibyo. And still on fire. El Major. Undati different. Still uracya kuri tandukanira. Kabisa. Izi game sesizo naba manzitsi banarimo. Izi game nizo bamanzitsi banarimo ku match yabo ndumva ejo nabonye match yabo. Turabigeraho banganyije ubusa ku busa. Nubundi nabone ikipe muri Libya yakinaga n'ikipe muri Arabia Saudi. Al Hilal. Nubundi ni muri icyo gikombe cy'Abarabu baza kunganya ubusa kuzotoza kugarukaho. So ubwo rero abasore bagaragaje ko nyine bakimwemera bakimufana ari grand frère wabo. Neymar Junior ejo aganira na Le Parisien yavuze ko yifuza kuzaba yasekeje abantu aravuga ati ngomba kuwongera kuba umukinnyi wa mbere ku isi
ati ngomba kuba umukinnyi wa mbere ku isi Yes. ariko yasekeje abantu nabonye ibitwenge byica abantu umutoza nuko aje buriya anafite impamvu yo kwikomanga mu gatuza niyo mpamvu ariko nyine tuzaba tubireba ibitego bya Cristiano Ronaldo ndetse na Lionel Messi abantu bongeye kubigarukaho bavuga bati aba bagabo biracyari imbiri ariko still witwa Cristiano Ronaldo arakomeza azi imbere nubwo abantu bavuga ko Lionel Messi afite talent kurusha CR7 ariko nibikuraho ko Cristiano Ronaldo izamara ribona aravundereza ni nayo côté fort iye aratsinda cyane atitaye ku buhanga abantu bamubonana cyangwa batamubonana aratsinda ariko abandi bakavuga bati ibitego nibyo arabirusha Lionel Messi ariko nakanamurusha n'imikino yes kuko Cristiano amurusha imyaka 2 amurusha imyaka 2 ntabwo mwamunganye imikino ariko kuri level yo hejuru urebye uburyo bose bavuye mu Burayi umuntu yavuga ko Messi naba maso muri Amerika azatsinda byinshi cyane ashobora kuzaca kuri Cristiano ariko na Cristiano probably kuko na Cristiano nawe ubona ko yanga gusezera kare kugira ngo akomeze agire bazavire muri mwe tuvuga ati nta muntu uciye kundi agira utwo akomeza kugenda yongera stade ya Manchester City cyangwa se ya Man City igiye kuvugururwa Etihad guhera muri Novembre 2025-2026 iyi stade izabiri gusanwa ive ku 53 by'abantu yakiraga ijye ku 60 70 plutôt hanyuma ngo izaba ifite hoteli ifite ibyumba 400 hoteli ifite ibyumba 400 izaba ifite amaduka cyangwa se donc ama supermarket ayikikije hari stade yose hazaba harimo amaduka agera ku 100 so ni stade rero nabonye batangaza ko igiye kuzamurwa ikava ku 53 yakiraga ikagera ku 57 by'abantu 70 plutôt by'abaspectateurs cyangwa se by'abafana bazaba yakiraga 53 ikajya kuri 75 ikabigera kuri 70 iri mu za mbere mu ntuzi akazamo niyo ona avantage irimo nkanganiye ku gihugu nk'Ubwongereza mu gihe bagiye gudepoza bashaka imikino mpuzamahanga biba byoroshye ko bafite amastade menshi kandi meza ari ku rwego rwo kwakira abantu benshi anatanga spectacle mu gihugu cyabo niyo mpamvu ubona nka City iyo yikoreye nka initiative ngiyo tukatuza muri stade mani iyo muri projet ugasanga Newcastle muri iyo projet ugasanga nka Arsenal iri muri iyo projet bifite amastade yabo barimo barashaka kubaka bakateka kuri standard yo hejuru ukongera wenda nka Olympic Stadium ya West Ham ukongera Tottenham Hotspur Stadium ubona ko nyine hari uburyo stade 6-7 zakwakira imikino myinshi igiye itandukanye bikorohereza n'igihugu kuba cyabona ayo mahirwe yo kwakira imikino minini nk'igikombe cy'isi cyangwa se zino za Euro ibi na Jeux Olympiques mu gikombe cy'isi cy'abari n'abategarugori reka bariho tukatira gatoya yego ku munsi w'ejo Leta Zunze Ubumwe za Amerika banganyije n'Abahorande twari twabigarutseho ko bakina ku manywa umukino Salma Mukansanga yasifuye Portugal tsinda Vietnam ibitego 2-0 umukino wabashimishije n'Abanyafrika n'imikino 2 umukino wahuzaga Australia ndetse na Nigeria wabonye ubita Asisat Oshiar ukinira ikipe ya FC Barcelona yatsinze igitego ahita asereka akagaserekurasiyo kakwikije kakantu akakwikije kakantu akarugo batinje ngiye sinzongera kwanga football femine muri gute umuntu atsinda hat-trick atarakuye mu mupira oya hari undi mukobwa nangiye kubwira ibyo ugakora hano mu Rwanda uramuzi se Mbappe uza gukora imyitozo Mbappe sira kwabonye gakora mu nzove ajya yigaragaza mu nzove yaragakoze uze gushaka iyo foto urayibona yatsinze hat-trick ahita akura mu mupira nawe sigarana karagasengere k'imbere nyine kaba gafasha amabere ubwo rero uyu nguyu we yahise anakora amateka Ivona mutujyaneho Asisat yahise akora amateka yuko yes iyi ni game yindi tugiye kugeraho nayo Argentine yanganyije na Afrika y'Epfo ariko uyu mukobwa yahise akora amateka yaciye kuko kuba muri World Cup 3 ziheruka hose atsindamo 2015 yavunderejemo
Ivona amutujyaneho 2019 avunderezamo na 2023 avunderezamo. Ni umukobwa rero udasanzwe mu by'ukuri izama Barcelona UFC ukomeye cyane Barcelona. So ubwo Argentine nayo yanganyaga na Afrika y'Epfo niho Ivona yaratujyanye. Afrika y'Epfo nayo yabanje kuyobora igice cya mbere. Bien sûr, nk'ikipe ifite umupira uri avance mu bari n'abategarugori. Banyana irakomeye cyane. Irakomeye cyane muri football féminin imwe mu equipe akomeye. Buriya no na zino z'i Burayi ziba zitinye yo na Nigeria ziba zitinye ziba tutaza kwisanga mu itsinda rimwe nazo. So Nigeria na Argentine yakoze akazi. Afrika y'Epfo aho. Ndavuga Argentine. Argentine ko niyo yarokotse. Kuko niyo yishyuraga. Yakinaga yakoze akazi yishyuye South Africa. Banyana. So ubwo rero muri groupe ya kabiri cyangwa se groupe B iyobowe na Nigeria mu mikino ibiri bamaze gukina kuko amanota 4 umukino wa mbere bari bahunganyije. Twageze kuri groupe B iyobowe na Nigeria muri iri tsinda barimo bagakurikirwa n'ikipe y'igihugu ya Canada nayo ikomeye nayo baranganya nayo ikomeye ifitemo abagore bakina muri za Man na za Arsenal. Urabona batanganya ibintu byose se urabona ibintu byose batanganya. Australia ni ya gatatu iri no mu rugo birumvikana yagaritswe Republika ya Irlande akaba ari yo itarabona. Ubundi match ya mbere Canada yaranganyije na Nigeria nk'ikipe zikomeye kuri juni ya kabiri zose ziratsinda. Nigeria irahura rero na Republika ya Irlande ku mukino wa nyuma. Urumva Canada na Australia nizo zishakamo ikipe yerekeza Nigeria muri kimwe cy'umunani kirangiza. Hanyuma ubwo imikino iteganyijwe Ivona itujyana no kuri fixtures tuyicishemo amaso kugira ngo tubiveho mu yejo aba bakinye mu rukerero aba Canada na South Africa. Ariko Canada saa 3 n'igice mu kanya tuva mu kiganiro saa 3 n'igice Abongereza barakina na Denmark. Hanyuma Korea abashinwa Plito bakine Korea siri bari n'abashinwa ndavugira yo hirya abashinwa barakina na Korea baraza kuba bakina batana mu mitwe ubwo se twanavuye twagarutse iwacu mu Rwanda. Reka twigarukire iwacu mu Rwanda tuvuge gatoya kuri uyu mukino wahuzaga Al Hilal ndetse na Al Ahly. Inkuru irimo ejo Manzi Thierry arimo abakinnyi 11 babanjemo rwose. Twageze muri Al Hilal ndetse na Al Ahly ngabo wabonye agafoto ka Kalidou Koulibaly ari mu kibuga kimwe na Manzi Thierry. Akabonyemo bari no muri duel ahubwo. Imana igira neza. Bari no muri duel. Imana nahitageze Imana nahitageze gusohoka mu rugo iyo wasohotse wasohotse. Imana nahanitageze. Iyo wasohotse wasohotse. Ruben Neves wamunye. None mu kibuga arimo arashotana na basigana imigongo n'intugu na Casemiro. Bari kumva na Mugisha Bonne. Bari kutakere zivuza ubuhuha. Imana nahita kugeza ubwo rero ejo banganyije Al Hilal ni equipe ya gatatu yabaye ya gatatu muri championnat ya Saudi Arabia nayo iri muri no mikino y'igikombe. Al Ahly ikaba yarabaye champion muri Libya. Al Ahly Tripoli. Yes, yabaye champion muri Libya. Manzi Thierry bari. Akaba nayo equipe ikunzwe cyane muri Libya kurusha Benghazi nizahurana izahuraniye na Rayon Sport impunzi imwe na Rayon Sport. Uko nizahura na Kakamega Benghazi harya niyo Benghazi zahura na Kakamega izava mwaho ngaho uri na Rayon Sport. Yo rero Benghazi nibihanganye ni Tripoli yakinnye na Al Hilal Tripoli ya Manzi Thierry banganyije ubusa ku busa. Mugisha Bonne Casemiro ati iminota 12 ya nyuma ko yagiyemo ku minota 78 agiyemo asimbuye. Kigeze nuko yakina azabura musu umwanya biragoye muri iyi system mbona y'umwashi. Reba ukuntu ipanze. Oya noneho bira bintu byo gukina mu récupérateur byo gukinisha mu récupérateur nibyo byi kumutereka ari imbere y'abamanzi Thierry nibyo byi arabishoboye cyane. Ngo banganyije ubusa ku busa. Inkuru irimo no kwishimira abanyarwanda intambwe bateye abamanzi Thierry ndetse na Casemiro cyangwa se Mugisha Bonne. Ferwafa wamwiherero watanze bimwe mu byo twari twiteze. Watanze icyo wakweho igihu no for information kuri uyu munsi nibwo fixtures zisohoka. Ibyo twavugaga ku munsi w'ejo fixtures nibwo ziri busohoka. Nibwo twavugaga ku munsi w'ejo tuti irajya hanze ryari ko yatinze. Hari umutoza rero twari turi kumwe ku mugoroba mu bice by'Inyamirambo ko nicyo gicumbi cy'abatoza benshi niho baza gutaramira. Twari turi kumwe ambwira ati ejo fixtures zizatugeraho bitarenze saa 6.
mu kadomo saa sita mu kadomo nibwo ngo niko komisiyo ishinzwe ubwo ba Jonathan bategura reaction ko nimugoroba baraza kwigaruka yabamenyesheje indi nkuru rero iri muri uyu mwiherero ni iyihe abanyamahanga bagizwe batandatu for me nabikunze ugatunga bushaka muri SWAT ariko kuri fede de match bakaba batandatu ngiwe nabikunze ko bakiri bakize ko oya Sadi buriya aravuga bati ntago yihuse yabyaye ibihumye kwihutira gufata imyanzuro yo kongera abanyamahanga bakwiye kuri 5 ngatutereka kuri 7-8 uwo mutoza ndi kukubwira watubwiye bya Fictures ni nawe wahise atubwira nijoro ngo ibi bintu Ferwafa yakoze nibyo uti kubera iki ni balance kongera umubare w'abanyamahanga egari kongera ibibazo ku kipe y'igihugu y'u Rwanda kuko abakinnyi bagize ikipe y'igihugu y'u Rwanda benshi n'abanyarwanda nyine n'abaroko nose mu makirebu imbere mu gihugu nutabona abakinnyi benshi bizagenda bite ko naba professionnel bakinaze none cyane bizagenda bite kero twaducungiraho niba harabo twari turi kumwe turi ku myitozo ya Sport ndababwira nti muri gusesengura turi gusesengura iyi ngingo ndababwira ati njewe nanubwo nanifuzaga ko banongera umubare w'abanyamahanga iyo baguma ku mubare wa 5 noneho byonyine kuba APR yongeyemo abanyamahanga gusa na polisi yabazanyemo ni message yonyine iyo message yonyine irahagije kuruta kuvuga ngo tuzamu umubare wa 6 cyangwa wa 7 byonyine kuba APR yavuze ngo tuvuye kuri Kanyarwanda tugiye twafunguye marembo dusube ku isoko mpuzamahanga ibyo biratuma Reyo ijya ku isoko riri seriye kuko yazanaga abanyamahanga babonetse bose ko nyubaga barusha abanyarwanda ariko na pe ubwiza n'umunyamahanga Reyo iraza nuri seriye Kiyoviza nuri seriye AS Ganiza nuri seriye Mukuriza nuri seriye Polisi nuri seriye ko gusa politike tuzi icyo APR isobanuye ku mupira w'amaguru mu Rwanda byari bihagije gusa kuba APR ukanda butimwe itishamo urufunguzo igakuramo iyo kare ahandi byari guhita byikora kuzamaruka bagera 6 for me ni byiza ko nyine uzamura ko byari byavuzwe ko nyine bagomba kuzamuka unabaye message yo kwitekerezaho yego bahe message yo kwitekerezaho noye ariko iyo tuza ko dusiganyemo umubare w'abanyarwanda 3 muri 11 babanzamo 4 muri 11 bamanzamo bari kibazo Sadi urumva kitari ko ari ikibazo urumva bihaye n'umwanya byibuze ko twabaraga tugasanga equipe byibuze izarinya abakinnyi benshi b'abanyarwanda ni 3 muri defense ni 4 twabonye 4 muri defense ndavuga muri defense buri kipe usanga muri defense ifitemo umunyamahanga 3 muri defense y'abanyarwanda numwe mu bimbere nawe uzajya asimbura kuko 17 bazabanzamo none numwe mu bimbere ushobora kuzajya yita simburwa APR ubizajya banzamo bande mu banyarwanda mu banyamahanga hari abanyamahanga abenshi bazi kuko baguze abanyamahanga 7 umwe niwe wenyine uzicara ubwo wenda bazabashora mu kibuga nusesemo bakina no ku mwanya umwe ugasanga nka Vita Mbahoma na Apam Asong bakina ku mwanya umwe kandi ku mawing ufite wenda ufite Baka ufite Dani ufite Baka ufite Barafinda bakishakamo abasimbura aho ngaho mu migongo ufite ba Shaibubu ufite baruboneka ufite Pichu Tadeo Ruhanga abo nabo bagashakamo umuntu uzajya ugira harimo benshi bazagenda bicara tuzabona ariko bo bafite amahirwe ko batabuza abanyamahanga benshi Ferwafa yakoze cyane no kubagira 6 iyo baba bari yashyizemo hagati ntabwo yakabishe ntabwo biri too much kabisa so ubwo rero ni ibyo ngibyo twaba tuvuze abayobozi ba Ferwafa baraza guclosinga wa mwiherero wabo kuri uyu munsi ubwo bari buze kugaruka mu biro bagakomeza akazi Fictures abantu bimenye n'uyu munsi Fictures n'uyu munsi kandi turaza kuba turi mu bambere bari buyehe abanyarwanda Fictures ni soka barongera dupanga nka byari byo bushize bagapanga ngo faza ngo retour ngo niki cyangwa imanura yose buriya nekeza ko ari wimanure yose aho impinduka zizabamo akaba arizo bagenda bamenyesha mbere wenda ariko bayibahaye yose nekereza ko ariko biri bugende hari nk'ukuntu Premier League bapanga Fictures imikino ya fazare none uko yakinwe bagatafata nko guhera ku mukino wa 5 bagatabyubakiraho guhera muri phase retour bakavuga ati phase retour ukuntu izatangira
turafata guhera ku mukino wa gatanu ari yita ibajuni ya 16 ya mikino itanu imbere yabanje ari itanu izaheruka iko ikurikirana kugira ngo nyine bitaza kugaragara ko forma ya faza rimeze nk'iya forma ya faza retour biriya bintu byaramugazaga ugasanga umuntu azi ngo ngiye n'ubundi ndiba nakinye na APR kuri june ya nyuma ya fazare none reka nyihe nayizama kuri june ni hisi umwe kubitirwaga nyine ukaba ubizi ko biri obvious nyine uko bizagenda gutya uko bipanze muri fazare niko bipanze bashaka ukuntu babiza kwikorana ubwenge hari iki hagira impinduka ziza kuboneka kwa Jire Karangwa kuragaragara nukuri ko kwa Karangwa Jire kuragaragara nibyo ngibyo reka tujye kuri transfer yavuzwe Bigirimana Abedi Bigirimana Abedi ku munsi w'ejo hasohotse agafoto kasohotse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege ari kumwe na perezida wa association ya Kiyovu Sport uwitwa Ndorimana Jean François Regis bose baje mu Rwanda bagarutse mu Rwanda birumvikana ubwo mission yari yajyanye general yari yarangiye ariko na Abedi yaraje kugira gute gusinya umukataba we mushya amakuru akavuga ko agomba gusinyira ikipe ifite icyicaro ku Kacyiru ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda probably rwose bareyo ni inkuru akakanya mureyo takwishimira kumva ariko uwitwa Bigirimana Bedasa n'uwananiranye na Rayon Sport niko kuri guhari nyuma yo kugirana ibiganiro inshuro zirenze 2 bakagira ntibagira aho bahurira ejo mu kiganiro cya perezida yajyanye na RBA waramwumvisha icyo yavuzeho kuri no transfer yaravuze ati twege turifuza umukinnyi ariko ntabwo turi muri position yo kwinginga niba umukinnyi ashaka kubakinira mukamwamwetse ibyo mufite mukanabimuhereza binagaragara biri aho ngaho nabyo kwa ngo turasitanga amasheke binagaragara umukinnyi niwe wo gufata decision yo kubakina cyangwa kutabakinira ariko amakuru ari nuko isi yari yakubiswe guturuka muri Katari ati uragira i Kigali uhita ukatira ahangaha ukatira Kacyiru iyi komite nyobozi ya polisi irimo abantu bazi umupira attention uriya mubyeyi Afande Claudette ranka ntago nyibuka reka nivugira Afande Claudette Afande Claudette uriya munyamabanga ndetse na Afande Regis ese Regis wabonye amafoto ye ari gukora imyitozo ari gusimbuka udukona nawe i Rubavu ari mu mwiherero i Rubavu ari kumwe n'ikipe ya polisi i Rubavu ubwo rero uyu Bigirimana Abedi amakuru aramwerekeza mu kipe ya polisi football club ngo presidente buriya inde Afande Claudette we n'umunyamabanga SG siko yabaye umunyamabanga se n'umuvugizi bamugize SG akaba n'umuvugizi asimbuye presidente ni Afande twaramubuza ahangaha si Afande Munyambo se Munyambo Afande Munyambo ni za president ni za chairman ubwo rero Afande Claudette ni wagiye kumwakira ni wagiye yagiye afungura imodoka atinjira ariko mu operation turabivugana ikomeye cyane kugeza n'ubu ngo ntibirakemuka nubwo amakuru amushyira amuzana muri polisi ariko ngo nareyo iracyahari bari ku marembo gutyo ariko ngewe ndugira umukinnyi inama Abedi namugira inama yo kujya muri reyo ayo yabitanga yose kuko hari ingero nyinshi z'abarundi baciye muri reyo bakahirwa mashami rwose tubabarire uyu mukinnyi ni umukeneye cyane kurenza ukoreye umukinnyi oya tureketse n'ibyo tugendeye ku byabanje Kigeri hari ingero zigaragaza ko abarundi baciye muri reyo bahiriwe kuruta yabo ba Cedric Hamisi yabo ba Senga Fuadi yabo ba nyakwigendera ba Papi Fatina nagaciyeyo ba Piero ba Chabarara ba Banahimana Shassir ba Bonfils Caleb hari ingero zerekana ko bavuba cyane Jire Ulimwengu hari ingero zerekana ko abarundi baciyeyo bahirwa cyane kurenza ikirenze kuri ibyo club ijya gukina mu rushanwa mpuzamahanga so ubwo rero Bigirimana Abedi we birashoboka ko ku kigero kinini amahirwe menshi aramwerekeza muri ekipe ya polisi ubwo akahita asangayo witwa Jibril na Kuki nawe bahurireyo nawe amaze gusinya amaze guteka umukono ku masezerano y'imyaka 2 yasheshe ayo yarafitanye na Kigali kuko hari recruitment ye itaratangiye ku gihe ubwo rero kandi n'umushahara we urahenze Kigali
yes cyane mu bantu bahenze kandi AS Kigali polisi yayo y'uyu mwaka ntabwo ishaka umuntu uyihenda ni abamake make kuko nta mikoro ntabwo ahagije ni make make indi transfer iri kuvugwa ni umusore witwa Ndayishimiye Thierry nawe ari kuvugwa muri AS Kigali même chose na Kimenyi Yves aba bashobora kuza kwinjiranamo Ndayishimiye Thierry wari umwugariro w'ikipe ya Kiyovu Sport muri AS Kigali bivugwa ko ari bunazane na Gaël Jensin abanyezamu babiri bakinjirirayo rimwe n'umuntu bita Kimenyi nubwo narisire ko Kimenyi yaba yaravuga yaba yarangizanyije niwe lo capitaine wa AS Kigali cyane rwose we na nuza bazaba ari abakapiteni we na Bishira Latif no bazaba bambaye ambande y'ikipe ya AS Kigali ese nuko Bishira Latif aba yicishikeye ambande ni wayi mwaka ntaribi nta kibazo rwose n'umuntu umugabo w'icyo mumambare nawe mu bantu ngashaka ko ari mu bahemba muri AS Kigali inde bajya bavuga ngo Bishira ngo nawe ngari mu bahemba ngo muri AS Kigali cyakora amazemo igihe imyaka 9 kubera 10 na ahubwo se ubu ntigiye kubicuma ubundi nyuma ya generation y'abashabanu yishabanu wabaye umutoza ni Bishira Latif wese winjira oya no kuvuga yanda 20 yarwatubyaye yakinanaga na Bishira muri Axe ko yakurikiye yagiye Mexique under 20 yakurikiyeho rero nibwo yese yinjira muri AS Kigali kuva icyo gihe ibaza igihe rwatubyaye yagiye yakiniye under 20 so ubwo rero ni kera amaze n'iminsi ngira ngo ni ibyo ngibyo ku bijyanye na za transfer ziri kuvugwa hano mu Rwanda ariko nini hari transfer nyinshi ziri kuvugwa ariko izo wagarukaho nini ni izi ngizi ziri kuvugwa muri AS Kigali muri za Kiyovu Sport n'ahandi nyemera rero gatoya twongeye duce mu bafatanyabikorwa tugaruke dutere itoroshi muri Afro Basket no muri Davis Cup tuze gusoreza amarushanwa manini cyane ari kubera mu Rwanda tuze gusoreza ku Mutoni Sala turaje mukana abantu bakubwira ko hari ibyo udashoboye nagira ngo mubwire ko byose birashoboka iyo wumvise kakajwi kakubwira gati irekure haro ntatarimwe ya baba inka zarembye pe do hari abakeka ko kuba bari kure bizinesi zihagarara isigaye ihebeba irahebeba urifuza kuruhuka uguwe neza hamwe n'abawe ngo bagutera isoni ahubwo gahunda zawe ufite uyu munsi ni izihe irekure na bando zose za MTN kuri 4G kanda subscribe duhurire online nk'uko u Rwanda rukwiye ibyiza nawe ukwiye ibyiza mu rugo rwawe gira TV iwawe wishyura make make uhereye ku 11,500 ku kwezi gusa ku bindi bisobanuro wahamagara 079 15 91 441 na 0788 67 64 58 cyangwa ugasura urubuga wa eshatu.ahupapay.rwa ukaba wanadusura ku biro byacu biri muri Centenary House igorofa rya kabiri. ibyo koko rwose buryo bwiza bw'umugore ni imisatsi icyo nicyo bita kwiyitaho rero sasa ngiyo rero Oxygen Salon igisobanuro cy'ubwiza nitwe tuza ku isonga mu gusokoza modeli zose dukora derede z'ubwoko bwose kudefiriza gushyira vitamine mu musatsi ndetse n'ibindi bigufasha gusigasira umusatsi wawe ukabungabunga ubwiza bwawe ku bijyanye na manikire na pedikire turayoboye dukora make-up z'ubwoko bwose kandi ku buryo bwa gihanga butamenyerewe mu Rwanda dusange mu nyubako ya downtown muri etaje ya kabiri ku muryango wa F2 nimero 36 ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Oxygen Salon igisobanuro cy'ubwiza. ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzo bacu batandukanye tuba tugomba kubamenyesha no kubagezaho ubutumwa bwabo kugira ngo mumenye na gahunda zabo
uko ziteye. Prime Insurance turongera kwibutsa abantu guys, turongera kwibutsa abantu ko mukwiye kuba mwizigama, ntago bigoye, mukanda akanyenyeri kanywa gacyayi 177 urwego, hanyuma uhita umubare 4 urasanga handitseho umurage w'amashuri, uhita ukomeza gahunda zose zirimo kuzigama, zirimo kwiyandikisha niba utariyandikisha, gahunda zose ugenda uzireba. Uramutse wifuza ibindi bisobanuro hamagara 1320 hanyuma usobanuza. Noneho ku murage w'amashuri ho n'indi serivisi yo kureba iyo ugejejemo cyangwa gutanga umusigire. Uri kumva izo zose ni gahunda umuntu wagusimbura. Yego wagusimbura mu gihe aramuka udahari wenda ubwo bushobozi bw'amafaranga wenda utabonye uburyo ubasha kubukoreraho. Oya no kumushyiraho kavuga utejeje ubundi wenda ningenda azagira umuntu usigara kurikirana kuri buno butumwa. Kuko twese turabagenzi kwisi. Turabagenzi. Ubwo rero si ukwiyandikisha gusa ngo ibintu bigende neza ngo abantu binjoyinge gutanga amafaranga ari wowe gusa ariho byari ngo Ruganzu ngo yari afite ubwenge ngo ariko ngapfuye ngo ko nta muntu yatoje ngasiga igihugu cy'Ubugesera ngo kigize gute ngo cyangaye kiri aho ngaho nta muntu wo kongera gukomeza ubwami bw'Ubugesera uzamusimba. Niyo mpamvu bavuze ngo igicucu Ruganzu nyine ngo yafite ubwenge bw'abundi karemano, ariko ugasanga ko ntago afite umuntu w'umusigire azahereza ibyo bintu, ntawe yateguye. Aha ngaha rero umurage w'amashuri wemere gutegura umusigire ho ukanda kuri 5. Mu gihe kubikuza kwiyandikisha ni 1, 2 ni ukuzigama, 3 ni ukubikuza, 4 ni ugushaka, 4 ni wamaze kwinjira ariko kuri 4 y'umurage w'amashuri. Ubwo turi kuri 4 y'umurage w'amashuri mu bikubiye muri aya mabwiriza yose bitewe n'umuntu wamaze kwiyandikisha. 5 ni ugutanga umusigire. Yego, mbere yuko tujya muri Afrobasket, Iburasirazuba bimeze bite? Iburasirazuba irushanwa rizahuza ama equipe mu karere yo mu gice cy'Iburasirazuba. Ubu ngubu Iburasirazuba bafite amakipe 4, Bugesera, Muhazi United, Etoile de l'Est ndetse na Sunrise. Noneho guhera kuri ejo kwa 6 tariki 29 hari imikino 2. Ku cyumweru habe indi mikino izabera ku stade Ingoma. Bizabera hose. Ariko match zambeza umunsi wa mbere uzabera Ingoma. Nyine umunsi wa mbere uzabera Igorogota azaba match imwe, Ibugesera abera indi. Finale ibera Ingoma. Umunsi wa mbere stade eshatu. Uzabera Igoro kuri Inyagatare ko. Oya nuko ngo kuri Igorogota azabera umukino umwe. Nyine wa kangahe? Numwe nyine wa Sunrise na Etoile de l'Est saa 9 kwa 6 ejo Igorogota. Ibugesera naho hari undi mukino. Wa Muhazi United. Bugesera na Muhazi. Finale rero n'umwanya wa gatatu Ingoma hagati na hagati. Ibihembo se wabimenye? Naga pre-season ntago ari irushanwa ryo kugira, naga pre-season. Umwanya wa gatatu uzatangira saa 5 ku cyumweru, hanyuma ko n'ubundi finale ibe saa 9. Ni akarushanwa kameze ko kazaba amakipe mu Burasirazuba za Bugesera. Imikino 2 myiza cyane ya pre-season. Ya pre-season kandi igomba no gufasha, irimo no gukurura abaturage bo muri icyo gice bo muri iyo ntara kugira ngo barusheho kwiyumvamo amakipe yabo. Etoile rero na Sunrise saa 9 Igorogota ejo ariko Inyamata nabwo saa 9 hari umukino wa Bugesera na Muhazi United. Ubwo finale itiba ku cyumweru Ingoma saa 5, umwanya wa gatatu saa 9 finale. Aga pre-season keza dushimire Gavana cyane. Ngo ngo wabaye iki gitekerezo. Yego, Gasana Emmanuel. Ngo wabaye iki gitekerezo. Ubwo nako Muhazi United tubiviraho rimwe nabonye yinjije umutoza Amurani nawe yinjije. Yes, Amurani yagiye kungiriza Emmanuel, umutoza mwiza. Yarafite Ivoire ya Olympique. Ndumva. Makushiza rifite kandi yageze mu yaragigiye ahubwo kuri EPR kuri match ya EPR no bazamwibukiraho. Uswapere bakwemo ku gitego kimwe ku busa. Nacyo cyavugishije match yo kumena uribuka Kanzanda yatewe 0-0 ku busa. Ibugesera kimwe ku busa byari bimeze bite ku minota ya nyuma nabwo kitavuzweho rumwe. Kufra ya Christian iragenda ikubita ipoto iridunda iragaruka yavuyemo kiba valide. Nabwo kiba valide, abantu bavuga bati
APR kwiyemo ino kipe bimeze bityo iki gikombe ntiyagitwara so ubwo rero Amurani niwe wagiye kungiriza Ruremesha Emmanuel ariko Aje Sport ifite donc namahirwe sinzi uko nabi ifite ikiganza ariko ifite ukuntu umuntu haciye ahirwa yego ba pasi barahaciye bajya muri za magaju yasuye mu magaju ba Swise bari muri Gorilla Amurani nawe buriya n'umukinnyi wa Aje Sport cyane hari ritayaringa ajya muri kariyeri nshya ya coach so ubwo rero felicitation kuri Amurani azahirwe nyemera rero ko iminota yagiye duce muri Afro Basket iratangira uyu munsi women yes bien sûr Nigeria icakirana na DRC Uganda icakirana na Mali urumva umukino wo gufungura rero rushanwa u Rwanda rucakirana na Cote d'Ivoire mu gihe Cameroon nabicakirana na Mozambique iyi ni imikino umunsi wa mbere katwije kuri opening ceremony cyane tujyane ku bahanzi Yvonne ubita batandi ture ku bahanzi always on the way agafoto cy'abanya magaze jora kabonye yaciye impaka warakabonye ari kumwe agakubita kuri Twitter agakubita kuri Instagram ari kumwe na Juno Kizigenza yagashyize ari aho yaciye bimeze bite bimeze bite sindimo Nyarugenge arabatarama muri women's Afro Basket ubwo rero ibirori muri BK Arena ubwo abatarasabye accreditation y'abanyamakuru batasabye accreditation baza kwegera Guillaume urumva abahuze n'ababishinzwe cyane nibwo butumwa buhari nirushanwa rizamara icyumweru ribera Nyarugenge kuri BK Arena kugeza ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8 ni icyumweru kimwe kirengaho umunsi umwe bwo ni iminsi nk'umunani rizakinwa n'ubundi muri forma iri ya Afrochan yakinwemo amakipe 3 muri buri tsinda amatsinda 8 imikino ni ibiri nuvuga ngo ikipe izatsinda imikino 2 ni tayari izabonye tike ya kimwe cya kane izaba iza kabiri n'iza gatatu zikina imikino ya playoffs kugira ngo zibonemo ikipe nazo zijya muri kimwe cya kane nizigereyo rero zitezitombora zazindi zamaze kugera yari za mbere zitomborana kimwe cya kane ndetse n'umukino wa nyuma uzaba tariki 5 z'ukwezi kwa 8 niyo make ukagura itike kuri www.ticket.rw cyangwa se ariko nibwo buryo bwonyine buhari amatike rero muyasanga n'ubundi hirya no hino bagiye hatandukanye mu mashop no kuri website by the way website ni naho byoroshye uhita uyibonaho kabisa ukanagura itike ku mwanya muri stade kuko ati ngiye mfite umwanya wanjye ukabuzwi bisanzwe MC wamubonye MC Brian arabafite Mike hanga oya ariko ibyo muri iriya adizavinga ibintu byiza arabidizavinga impaka zaracitse turi kugenda tumuvinga Yvonne ntudugire twageze kwa MC Brian MC Brian ararimo hari acimaka yawe uzabona imusinga ibirori byose hano muri BK Arena ariko azafatanya n'abandi bagiye batandukanye MC mwiza mu by'ukuri umwe mu beza kandi bakiri bato by the way baba passionné kuri no mukino buri yari umufootballeri akina izamu nyuma rero nyuma aho baviriye i Remera kuza Kicukiro bikajya bimugora abati nyine habaye igicumbi cya basket reka nyoboke basket abantu bose bahari i Remera bose umupira w'amaguru umeze nk'uwabashizemo kubera yuko cya kibuga cyo kuri Ferwafa cyavuye agatashira basket ubu bose ni ababasketeri abataragiye mu busifuzi bagiye muri basket DJ wamubonye Sonia ibintu byafageze ku rundi rwego biri ku yindi level so ubwo rero ngora sangahe saa 3 n'igice mu kanya gato cyane muratsi urumva ubwo rero gahunda zose ni muri BK Arena Kenike shot Ariel Ways n'umuntu bita Era Rings niyo baza kwa bari ureba DJ urebe na MC urebe ukuntu ibintu byashyizwe ku rundi rwego aba ni abambere muri kino gihugu ubwo ngubwo barahangaha ariko iwe azaba ari bande batino ba Juno barabarihuye barimo baratsa umuriro tariki 5 bazaba barihuye ariko bo bazatsa umuriro kuri Mukura Day ariko Mukura Day izaba iri parallel na Rayon Day ubwo no tuzarebera abakunzi b'ikipe nyine bukuri ariko nabonye Mukura ariyo yateguye ifite ba Juno ifite ba Tini ifite ba Chrisize
na DJ Sony yariyo. Invitation ndayicaranye. Na DJ Sony yariyo. Invitation yihuye ndayicaranye. Equipe bazakina wayibonye? Bayita Geita Gold. Ejo twabivugiye hariko. Abanyahuye bateguye mwa. Ejo twabivugiye ngaho Geita ariko ifite izakina n'amakipe abiri hano mu Rwanda. Ariko indi ntiramenyekana. Bivuga ko ari Etoile de l'Est. Indi ntiramenyekana. Bivuga ko ari Etoile de l'Est ikazaca nyine muri iyo nzira y'uburasirazuba ihita isubira iwayo. Ubwo tunabiviraho rimwe Rayon Sports yakonfirmye ko izakina umukino wa gishuti na Vitalo ku cyumweru. Nkuko twe twabivuze n'ubundi aha ngaha tuba ku cyumweru afite match ya Vitalo ariko niba aramenya ikipe bazakina kuri Rayon Sports. Ikundiro Deje. Muri Davis Cup reka tuhacawe naho mbere yuko twinjira mu mugore muri siporo. Davis Cup uyu ni umunsi wa gatatu, uyu munsi ariko harakina itsinda rya mbere. Itsinda rya kabiri u Rwanda rwamaze kuzamuka rugera ku mukino wa nyuma. U Rwanda rugomba kuzakina na Nigeria bazamukanye mu itsinda rya mbere. Amene rya kabiri. Ayo niyo makipe abiri yazamutse muri ino tsinda rya kabiri rya kabiri. Ubwo nabo bagomba gukina kuri uyu munsi kugira ngo baze kumenya abari busubire hasi ni bande, abaguma muri groupe ni bande. Kuko amakipe abiri ya mbere already yamaze kumenyekana. Ni Nigeria ndetse n'u Rwanda. Ubwo rero kuri uyu munsi ni imikino ihari. Hakurya bimeze bite? Hakurya mu gihugu hakurya mu gihugu mu rindi tsinda. Mu rindi tsinda nyine ni u Rwanda. Ndavuga mu rya mbere. Irya mbere ni iri kandi ari Kenya na Cameroon, Ghana na Botswana ho harazamuka izihe barisobanura. Aha bagomba kwisobanura uyu munsi nibwo bari buze kubimenya. Ni nayo mpamvu bo finali rejo kubera ku isaha y'isa 3 hari ibirori byo kubanza kugira kwiyerekana n'iki banasezera amakipe y'ibihugu arabanza akaza gasezera hanyuma bakagira gute bakahita bakina imikino ya nyuma. Ejo gahunda yanjye yose iri muri IPRC. Ejo se umuganda niho umunsi wanjye uri. Umuganda se nongira saa 5 tuzahita tunyanyagira. Muganda urangira saa 5 kandi ugiye mu kazi uri ku muganda ufite n'ikarita. Nibizarangira bwije cyane. Oya kada saa 8 birangira saa 8 saa 9. Match imwe ya tennis niko nabonye itwara iminota yari match ikomeye ushobora gutwara n'amasaha abiri. Itwara amasaha abiri yari match ikomeye. None ubwo ukambwira yuko amademi finali n'amafinali umuruta zaka ntago byarenza saa 10 bitararangira. Saa 10 saa 11. Saa 10 rwose bitararangira. Bizarangira Imana izadufashe bizangireke kuko ari amasaha ya mu gitondo yafashaga hakagira wenda amaseri amwe namwe wenda muri doubles abanza kunyuramo. Bakabanza bakanyuranamo bagakina abanza gasingo hagakurikira doubles. Doubles ni heruka se mu mafinali ko nzi ko ama grand finali oya munoza muri iyi mikino isanzwe ariko amafinali ubundi habanza ama doubles akabanza akava mu nzira bakaza gusoreza kuri finali umwe kuri umwe mu bagabo mu bagore bavuyemo ariko hari ibibuga byinshi by the way bazakina bamwe bari hirya abandi bari hepfo. Nayo mpamvu bari buze gukina bari parallel urabona ko gutangira kanya ku kibuga kimwe harimo match imwe ni urabona ko iyi mikino bayigize parallel. Nibyo reka dusoreza aha rero. Ni imikino iri guca se kuri Star Times. Iri guca kuri televiziyo y'igihugu. Yego abantu bafite Star Times rero ya mukomeze mu enjoying Davis Cup. So reka rero tuganiriza abantu ibyo twaganiriye natwe na Umutoni Salama. Ni umubyeyi w'abana ari bwivugire sindi bubamuvugire nari ngiye kubavuga ariko ni umupasiyone na siporo n'umukino yakinnye araza kutubwira. Akaba vice presidente wa kabiri muri komite olympique nationale y'u Rwanda. Ibindi akagira agasino kitwa Ido. Abo bakoranye hariya za Nyamirambo niko bamuziho cyane. Ibindi rero ugomene na B+ gahunda za B+ zose zirakomeza birumvikana kugeza no ku mugoroba saa 2 n'igice kugeza saa 4. Ikiganiro cyitwa Sport Center abagenzi bacu Jonathan arabahari Karera bose babahari. Ibiganiro by'imyidagaduro Showbiz Trend The Play bose ba Blaze babaciye ahangaha ariko kandi ubwo n'utundi filime tw'udusobanuro tuba twaciye ahangaha. Timu y'amakuru mu Kinyarwanda Manirari Jacques nawe abahari. Izindi gahunda zose zijyanye na warm up tuzagaruka hano ku wa mbere kuva saa 1 kugeza banakomeza bakurikirana social media zacu amakuru agenda bageraho kamwe ku kandi. Wakoze cyane Kigeri. Wakoze cyane Ivona nawe
yakoze cyane n'iby'agaciro. Reka dusigarane na Umutoni Salam. aha abantu bakubwira ko hari ibyo udashoboye nagira ngo nkubwire ko byose birashoboka iyo wumvise kakajwi kakubwira gati irekure. Alo, veterine. Ya baba, inka zare. Bari muri swimming, bari muri karate, bari muri football, bari muri basket. Barafata shuba. Ariko nizeye ko guhera ku myaka 10 bazaduha umurongo nyawo. Kumuha choice zose. None wabona yakunze cyane. Akaba ariyo avansa. Uwo prefera ko bazakina iki muri webse mu mutima hari icyo wifuriza umwana? Mbere nkiri muri basket numvaga umwana wanjye yazakina basket ariko kubera ko siporo zose nzirimo ntabwo ngiye muhitiramo cyangwa nuko azakora siporo iyo yose azahitamo nzamufasha nzamusapotinga. Ubona bakunda iki sofa kuko byanze bikunze umwana yakiri mutoya hari amashagaga bagaragaza akagupushinga wenda ngo njyana koga akubwira ati wenda twigiye muri club rafiki nge muri karate nabonye hari abana bajya bahitoreza mu masaha y'umugoroba cyane cyane karate nyine ubona cyane wo wavuga niba aragira iyo shwa. Nibyo natangiye mvuga nkubwira ko bafite amahadi shwa kuvuga ngo uyu munsi abyuka yakunze karate dusinzira ejo akabyuka yakunze basket ejo bundi akabyuka yakunze football byose abirimo icyangombwa nuko ari muri siporo. Ni byiza cyane. Reka twigire kuri mama wabo noneho. Mama wabo ni muntu ki muri siporo kuko ubwo cyane cyane wenda turahera mu buryo wabaye mu sportive ukagira aho bigira umwuga ukabikuriramo. Salama byagenze gute abantu bakubwira ko hari ibyo udashoboye nagira ngo nkubwire ko byose birashoboka iyo wumvise kakajwi kakubwira gati irekure. Alo, veterine. Ya baba, inka zarembye pe do. Hari abakeka ko kuba bari kure business zihagarara Isigaye ihebeba. Irahebeba. Urifuza kuruhuka uguwe neza hamwe n'abawe? Ngo bagutera isoni ahubwo gahunda zawe ufite uyu munsi ni izihe? Irekure na bando zose za MTN kuri 4G. Kanda subscribe. Duhurire online. nk'uko u Rwanda rukwiye ibyiza nawe ukwiye ibyiza mu rugo rwawe. Gira TV iwawe wishyura make make uhereye ku 11,500 ku kwezi gusa. Ku bindi bisobanuro wahamagara 079 15 91 441 na 0788 67 64 58 cyangwa ugasura urubuga wa eshatu.ahupapay.rwa ukaba wanadusura ku biro byacu biri muri Centenary House igorofa rya kabiri. koko rwose uburyo bwiza bw'umugore ni imisatsi. Icyo nicyo bita kwiyitaho rero sasa. Ngiyo rero Oxygen Salon igisobanuro cy'ubwiza.
nitwe tuza ku isonga mu gusokoza modeli zose dukora derede z'ubwoko bwose kudefiriza gushyira vitamine mu musatsi ndetse n'ibindi bigufasha gusigasira umusatsi wawe ukabungabunga ubwiza bwawe ku bijyanye na manikire na pedikire turayoboye dukora make-up z'ubwoko bwose kandi ku buryo bwa gihanga butamenyerewe mu Rwanda dusange mu nyubako ya downtown muri etaje ya kabiri ku muryango wa F2 nimero 36 ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero ubona ko uri mu nzego zifata ibyemezo birebera siporo nyarwanda. N'urugendo rurerure cyambere navukiye muri famille y'abasportif yaba papa wanjye yaba mama wanjye yaba grand père wanjye kugeza na n'ubu ngubu harimo abasportif ariko muri abo bose nta n'umwe wigeze ukora basket harimo abavole harimo n'abafootball benshi n'abafootball iyo navuga ko ari motivation ya mbere ya